Haleluya. Yesu Kristo niwe jambo ry'ubugingo. Mbere na mbere hariho jambo, kandi jambo yari kumwe n'Imana. Ibintu byose byaremwe nawe, nta na kimwe kitabayeho kubwe. Muri we harimo ubugingo, ubwo bugingo bubera abantu umucyo. Niyo isi iba mu mwijima mwinshi, umucyo wawe wakayiteka. Yesu umucyo wanje, waje unkura mu mwijima. Ubuntu bwawe bwarankijije, none ndi umwana w'Imana. Mwami ndaguhimbaza kubw'urukundo rwawe ruhebuje. Jambo wabaye umuntu, unkize kandi unyegereze Data. Yaje mu benti bamumenya, yaje mu byenti bamemera. Nyamara bamwemeye bose, yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Ntitwajawe n'amaraso gusa, cyangwa ubushake bw'umuntu, ahubwo twabihawe